twabashije kubyumvikana uwo wenyine ntawe udasaza yarabimbwiye se umwe wenyine ubonye ntiwemeye kuyo mwumvikane wemeye kugira ngo umwakire nawe ntituzumvikana wisura natuma yo haragenda rero nzahorane nawe gutyo turi muri babana bawe nabyo kuntumako urwa rukundo mwari mutenyera urangiye uragenda rupfa bazagenda byimenyera igende wapigenda uzabyimenyera ntabwo ibyo bintu byose ntabwo byakunda nanjye ntabwo nzabikora ngaho nta kintu usohokanamo wumvise mugiye narabisohoka n'uburenganzira bwanjye gute icyo nashaka cyose nabisohoka nabo ko nibyo nso hasi erega ni ibyanyu mwembi ubu ntabwo bikiri byewe wenyine muzbire ariko nabwo urumva ntabwo bikiri byewe wenyine ubu ikintu cyose kiri mu nzu ni ibyanyu mwe ihangane niho kigomba kuba gasubire njyamujya zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzuma kuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi ndabashimira ko mwese mutangiye inama n'ibitekerezo mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse namwe mutuba hafi amanywa nijoro ari abari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje nishimiye ko mudukurikirana ikindi kintu ndagira ngo babwire ahantu turi nimba muhibuka turi mu bice byaho kwa Papa Fisto ngira ngo murahibuka tuje mu rugo kubasura niho mbanza kubasobanurira niho tuje kubw'ikibazo cyavutse ngira ngo muribuka ko Papa Fisto ubushize yaganiriye na mama Uwase noneho bari kuganya ku kibazo cy'umwana ariko dusanga hagati yabo nta numwe ufite uburyo yagikemura kubera ko Fisto yaje kubura abura kubw'impamvu yagiye kwa Mukase reka mbari ko mbyita Mukase yanga kumwakira biba ngombwa ko umwana agenda kugeza isa ntibaramenya ahantu umwana aherereye rero Papa Fisto yamamaga yambwira ko mu rugo iwe havutse ikibazo we n'umugore we ko bagiranye ibibazo ariko ntago yansobanuriye neza ahantu biturutse kuko yambwiye ati uze kuzuhagere hanyuma wumva ibibazo twagiranye kuko mperuka babanye neza nta kibazo ariko bishobora kuba byaturutse kuri Fisto cyane ko papa watazi agaca umwana aherereyemo nabyo urumva ko ubwabyo ari ikibazo kuba ufite umwana akaza kugana kubera umugore ufite akanga kumwakira gatuma umwana yomongana rero mu bibazo bagiranye hashobora kuba harimo ikibazo cy'uko amadamu yanze kumwakira ni kubw'izo mpamvu tugiye mu rugo iwabo yambwiye ati umugore twagiranye ikibazo kandi ntimeze neza nagira ngo hagere kugira ngo bashe kudufasha mu kibazo twagiranye tuwe niba byakemuka reka twegere imbere tugereyo turebe uko bimeze hanyuma tuze gusobanukirwa twumve impamvu mu rugo haje imvururu kandi tuzi ko bari abantu bakundana babanye neza nta kibazo ariko ko biri kose biraza kuza gukemuka reka cameraman ajye imbere hanyuma tugereyo twumve ikibazo cyabaye hagati yabo niba ari n'umwana koko turebe uburyo byakemuka icyambere nuko umwana aba ari muzima naho ibindi byose biraza kuza kugenda neza reka tubegere ubundi uko biri kose nta kinanira Imana kandi n'abantu nta kintu kijya kibananira ndabona banahari basa n'abaganira reka mbegere hanyuma twumve Papa Fisto mwiriwe mukomere mwiriwe ko muri kuganira hanze byagenze bite umugore n'umushatsi mukunze none se wambwiye ngo mwagira ikibazo na madamu wawe ndibaza ikibazo mwagiranye ni iki icyo twagiranye ko nzi ko mukundana mwarishe rishushu urukundo byahindutse habakize urukundo byahindutse uyu mugore turanye iminsi tutabanye neza ku kibazo cy'umwana wa Fisto
n'ubu ngubu ndi kumbwira rwose yabyanze rwose hamvire mu rugo agende ikibazo udafite n'iyujya urashaka uburyo wakwiranje na mundi buryo ariko genda kubera iki none se ikibazo cya Fiso kijyanye n'iki cyuko yamwanze kumwakira cyuko Fiso wamubuze kijyanye n'iki na n'ubu Fiso ubwe sindamenya aherereye kandi ku mpamvu z'uyu mugore ni wabiteye wabishyira kuri nde wundi se kandi ureba abana nanjye ntabwo ikosa ni ryawe nta kuntu wafatwa ukamuzanya hano umva Fiso wanjye mwakiriye niyo byanyeretse uko wowe uzamukoresha nuko muzabana uzagenda ufata abantu batera urubanzanire ngo nakire ntabwo byari gukunda nani naguhakaniye ariko kandi n'umuntu acyabikomeje nese ubwo urumva hagati yawe nanjye urumva hagati yanjye nawe n'umuntu acyabikomeje betse keza hagati yanjye n'umwana wanjye natemera kumwundana n'umwana wanjye umise iherezo ryaza ubundi ukunze umuntu mukundana n'ibye byose ntabwo byakunda kuko yaje amuntura hejuru amuvanya umwana arangije vacances arangije ntavuga ati mfite umwana uzaza ahangaha njya ko nabona baje batahanyazanye n'umwana ubwo si bigenda ari guhera hehe wera ko umubonye ubundi se umugabo si ubyara ikibazo n'umwana yabyaye ikibazo n'umwana ashaka kuzana mu rugo ikibazo ni ikibazo n'abana agenda azana kandi sinabonye ngo nyumwana kumuzana ntago ari ikibazo ahubwo ikibazo nuko nk'ubu umutunga se umutunga kandi ku mpamvu zawe none simbishaka n'ubu uburo ntago nabura umwana ngo ntunge we ntago mbishaka nabura umwana ngo ntunge we uzantunga nutantunga n'ibintu byanjye bimaho mu nzu byose n'ibyanjye uzantunga ibyo by'ibintu umwana ntabwo umwemera ibintu byawe se none se mva nkubaze uravuze uti wowe ubwawe warivugiye uti nta kibazo umwana aramufite ariko sinemera ko aba hano yego ariko none mu bindi bintu umugabo komeza numva ikintu cya mbere umugabo nta kibazo yemera aba bana uwo mwana nazi niwe uzajya uhaha aba bana bazi niwe uzajya umwitaho nta kintu agusaba ku kijyanye no kwita ku mwana ikindi umwana ni mukuru si uruhinja ngo uzajya umukarabya uzajya umugaburira tujya gushaka nawe ugeze ambwira ngo mfite abana bazaza kuba ahangaha ni gute umwana azarangiza vakansi nticare wabo ngo amuzanye ngo ku mugore we ese nukuri ariko si uri umugore we mu rugo rwanjye ntabwo byakunda rero ntabwo ndacyatsimbaraye nubwo ndacyatsimbaraye none se hano si mu rugo rwe nawe ni mu rugo rwe wenyine ariko ntabwo bizakunda tuzana uko twagiranye amasezerano ko tugomba kubona turi uwa babiri ntabwo wa gatatu nari nzi ko azamuzana uzabyemera umwana niba ashaka papa we ashaka kubana na se noneho wowe mugore we wakamwakiriye nka mama we duteretana twatetanye dukuze twese mwese muri bamwe ese wumvaga yuko ntabyaye wigeze umbwira ko uzabazana tukabana se izuba ko babaye ariko ubundi ujya kujyana n'umuntu aravuga uti ndateganya yuko babana bazagira gutya bakaza tukabana iyi nzu ntabwo ari iy'umuryango w'abantu bangaye iyi ni ntoya ariko iyi nzu ngende iyi nzu ni ntoya ibyo ni ibiki inzu ni ntoya nta kibazo ufite wabuze aho uryama ushaka uhari ko ntabwo uriya mwana ntimwemeye rwose nushaka unabyihorera ntibiriwe binakuvuna ntabwo byakuriwe binakuvuna rwose n'ibintu byanjye birimo hano niwemere Fisto wanjye ubwo nawe nyine ubwo nawe urabyumva nawe sinabwemera uzabyihora ariko ibintu byanjye ntabwo sinzanava aha ngaha nese ko papa Fisto reka nkubaze uyu mudamu umushaka nabonaga njye mwishimye utu umudamu aranyubaha umudamu afata neza umudamu rwose nta kibazo amakeye none mu mezi abiri se yarashize subura umuhinduka n'ingeso mbi afite ntigeze anyereka ingeso mbi ze zose ahubwo aho tumare kubana ariko ntabwo ucinya ingeso azana none se abana n'ababyaye ariko saba basore kuzana saba n'abaga bari kuzana cyese ko abanje ntabwo nazanye cyo ko ntabwo nakuzaniye nisi kibazo n'umwana cyo kibazo ninjye kibazo ni wowe ubwo umwana mukure tumuzane rero sasa oya tumukure kandi namubuze nta kada urajya ariko namuze ku mpamvu zawe waramujyanye none se uyu mugabo yaragukunze atitaye ku bindi byose abantu bagenda bavuga sibyo atita kubavuga ngo uramuruta atitaye kubavuga ngo yashatse umukecuru ibyo byose arabyirengagiza ariko impamvu yashatse njye yaranganyirije arambwira ati impamvu nashatse umuntu ukuze no kugira ngo ndiwe umuntu mfasha kwita ku mwana wanjye cyangwa se ku bana banjye bitewe n'abo afite ntago mbazi umubare kandi ngashaka umuntu mukuru uzi kubaka uzi inshingano ze nyine uzi kubaka icyo ari cyo uzurugu uzanyubaha nanjye nzubaha ahitamo kugushaka gukunze nawe umwemera umukunzi uvuga uti mbonye umugabo ukiri mutoya uzamfata neza uzanshaje mubyemera mwese mukundanye impamvu natangiye kubyanga rero njyewe yaratangira ngo mfite umwana umwe arangira ati mfite abandi babiri arangira ati hari n'abandi bari inyuma ku gasozi ese abo bana bose reka ndashaka kubaza oya tujya gukundana ntabwo ugeze umbwira ngo mfite abana ikibazo ari abana ikibazo ntabwo ari abana ahubwo ikibazo ni uko byibura wabashije kugera
bwa mbere mutabashije kubyumva uwo wenyine ntawe udasaza yarabimbwiye se umwe wenyine ubonye ntiwemeye kuyo mwumvikane wemeye kugira ngo umwakire nawe ntituzumvikana uyisura natuma yo haragenda ubusibambaza Fisto ari sibyo gusa urumva nabura kugutunga wamwerekeje umujyana hehe twavuge waramfuze ngo reka ngo je werekeze wamujyanye hehe nese ko umwana namugejeje imbere akambwira ati ngaho papa ari subira mu rugo ndagiye nje kureba mama none ndahamagara nyina nta uri hano na hano nawe uhari kandi ku impamvu yawe sibyo ni wewe nyirabayazana buriya nyirabayazana nubwo azanagaruka noneho rero kubera iki se ntabwo azagaruka none se ntabwo natunga wowe umva mama reka mbanze nkubaze iki kibazo ari kukubwira ari we bibayeho bikanga ngombwa ko ari wowe uri kumusaba ko umwana wawe aza yego nawe akabyanga we byagushimisha ikosa no arikoze yaza kumwe ati jewe de nubwo tujye kuba ariko yirabyemeye ikoze ntabwo yabyemeye ku umuntu arabyemera bikarangira none se uragira ngo yanga umwana we ntabwo nibyemeye ubona Fisto atari uwanjye kuko ubona tutari uriya mwana ni namukuru uriya mwana agomba kubana na se na nyina umwana ugeze mu myaka 20 ntabwo akimbere iwawe nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi afite ahubwo menya ngo umwana wanjye ugomba kumwemera yo nanjye mwemera ntabwo bishoboka nubwo bidashoboka uramukodeshereza niyo bidashoboka wowe ugomba kujyana urajya kumukode njya hehe aho nzajya n'ibintu byanjye biri mu muhanda none se ubwo birasaba ko papa Fisto ahitamo hagati yawe n'umwana we Fisto ubwo ntabwo natunga umugore anyangira abana kubera ko nkaho uramutse uzanye umwana urumva mama uzanye umwana ni wowe ugomba kundeberera nkurebera kubera iki kuki utanga ufite umwana ngomba kumuzana kandi umwana arahari rega ko se uragira ngo papa Fisto abigenza nk'ubu nkaho uzanye umwana akamwanga we byagushimisha abanje ntiyabanze se nabanze uwe wazanye nuko bumva gutyo Rege impamvu utabazana bafite aho bari bari gushaka gutera intambwe kugira ngo basange se ni ikibazo se nanze kurwa mpanganye nawe nawe ugenda uri gushaka umujyana kandi ushaka kumujyana umva mwibwirire ubu tuvugana nta nubwo wemerewe no kwinjira mu nzu ndahinjira ubwo ndahinjira yanjye birimo byose ibyawe se bi papa Fisto ushaka kumwirukana ibintu byarabigurishije ushaka kumwirukana ibintu byavanye kuri mugabo yabigurishije harimo nibindi byose ni ibyanjye we nta n'ikintu nasanze ufite aka kanya mupfuye iki mugiye gutongana ntacyo mfite urumva ngo yasanze ntacyo mfite byagiye kuri wasanze ari inzu gusa nta kintu kiri mu nzu wawe ngira bijyanye byose dushaka mu bushyashya ubwo bushyashya rero birimo tuvugana biri muri byemerewe kugira ngo bivemo umvise bivamo katari ibyawe ntabwo ari ibyawe nta kintu cyacyo na kimwe kirimo none se wowe oya mama ubushize umutware wawe yaravuze ngo wagiye umwibye ubwo urivugira uti ibyo natwaye narabigurishije si biri muri iyi none kuvuga ngo birimo hano birimo biracyari waguze ni ibindi waguze ushyiramo wiguranye se wese ari amafaranga yugeze uma ko nta na kimwe cyawe nzi utabeshye se none se papa Fisto yaba yarabiguze ntumenye ko yaguze ibintu byo mu twaguze hariya twaragiye iyi nzu yanjye irimo ibintu byawe batwirukanye hahandi nta kintu mfitemo hariya turaza duhanga bundi bushyashya tumaze guhanga bushyashya ngura ibikoresho birimo byuzuyemo hano birimo ntabwo bivuze ngo bitaba ibyangeze bivuga ngo bisohora ntabisohora ahubwo mbizose mbijyana he ndabigumishamo hano ntagushakamo biragumamo hano none se papa Fisto biragumamo hano uri kumva umwanzuro wafata ari uwo kumwirukana nabonye Fisto cyangwa nyemerere Fisto wanjye sibyo ntabwo nanjye byakunda ntabwo bikunda rero ubwo rero rwose nanakure mu mutwe hagati yanjye nawe na Fisto ariko mwipfa ibintu niko bigomba kugenda muri bakuru nabyo kwinginga mwipfa umwana nta nubwo nanabisoramo hano mwipfa ibintu byumvikana umva mama umwana ni mukuru arakoze si umwana uzakarabya si umwana uzoza si umwana uzagaburira ise niwe uzajya uhaha ise niwe wishyura inzu tutabeshya nakubwiye ngo ntabwo mbishaka noneho ubwo noneho ndava mu maboko yawe wowe urava mu maboko yanjye mu yawe ukora uko ubyumva bivuga ngo ngendere bivuga ngo ngendere kagukorera urugo wowe ukorera urugo nta kibazo kirimo ubwo ndaba umugore w'umugabo oya ubwo niko ashatse kubivuga ntabwo byashoboka nese watuje we na Fisto nkabatungana oya ntabwo bishoboka Fisto ariko mama nawe ubu umeze nk'umuntu oya reka twumvikane ubu umeze nk'umuntu ushaka gutegeka umugabo kandi ntabwo ari byo uko biri kose murumvikana uriya mwana ni umusore wimbwira ngo turi kumvikana umuntu w'umusore ukwiye gukora amafaranga ni gute yaza kurara mu kirambi cya hariya bisozwa nuko yaba ari mukuru wo gukora amafaranga umwana wawe ntiyaza ngo mubane wabyaye ntabwo nzazana ntabwo yuko ari gukura ntabwo nzazana
uramushakira inzu agomba kubamo gukura amafaranga menshi wayishakira wese nkiyamana n'umwana oya warayishaka mu wareka umugore se ugahitamo umwana none se ko ariko umwana uramushakira inzu uramwana n'umusore cyangwa umurekera haba n'undi wari umutungiye ngo aranyangira abana ngakunde nese kundi wari umutungiye hariya wundi wamugumishije kandi umwana ashaka se umwana nese nta nubwo yemerewe kujya asura papa we genda umukodeshereze ujye umusangayo utaha ugaruka cyangwa uzagende mu bandi bintu n'ibibiri ariko ntacyo nzasohokanamo hano ntacyo nzasohokanamo hano umva ahubwo ubwo ngo ngende njye kubana n'umwana wanjye ntacyo nzasohokanamo ariko ibyo bintu nibishaka bivuga ngo wewe wishyiramo ngo nta kintu uzasohokanamo sibyo cyangwa nuko ukorera kubye nkorera kubye se mbiwe kuwukorera kubye yakabaye ubwo ni ukuvuga ngo ngewe naba nararongowe ariko nta kintu uzasohokana ariko uzagenda ujya guhanga bundi bushyashya n'umuhungu wawe mushaka ibindi byanyu bishyashya ubwo ntabwo tubana cyangwa ahubwo uragira ngo wongere ugare wa mugabo wawe wataye niyo mpamvu n'umugabo umujyana hehe mbese ko icyo uri kumubwira ngo ni nawe niba umushaka umujyane jyana mu mazikizi nawe niba umushaka none se reka nkubaze umugabo waramutaye mu gihe kitarenze n'amezi angahe n'uwo wasanze biramuraniramo ubuse urasubira kwa wa wundi uraguma wibana nabishaka ndaguma ahangaha nabishaka se ahangaha ko uri busohoke ukagenda uraguma ahangaha wowe none wirukanye umugabo noneho ninjye usohoka none ko turi gupfa umwana tugapfa n'ibyo bintu urahitamo kimwe keza ubu rero ibintu bimaze kuya binanyobera njye nari nzi ko uru rugo ari amata n'ubuki ntabwo nakubwiraga rwose siko bisangaga se siko bisangaga yabazanuye ariko none ndebera ibindi binatanye kuya nyirabayazana ntabwo ngiye nzajya kandi uwo ikibazo ngo kibaye kuri ikibazo kiba kuri Fisto ujya gusobanurira ntago azonka ntago azakamisha yakageze umwaka ufite abana bakuru ujya zumbwira se ko nabo nzeri bari heze bona gundo uruhinja rushatse nase uvuga kare ko ufite abana bakuru ubonaga n'uruhinja rushatse umuntu wese akora ikosa kugushaka ungana gutyo nuko nabonaga hari ibyo wanyunganiramo umvise byaruta bamwe wagenda gusimbura sibyo abana byibura wowe bera kuri mukuru umvise uraje dushyira hamwe dukorera abana umvise twiteze imbere none rero ngo ndabona umvise ubonazanye ari gaskoge sibyo rero kuya tuya duskogorana ikiza mbona kungenge mura ari gaskoge nawe bigaragara nawe wavuye naho wagiye duhora duhanganye nawe ubu uragenda n'imitekerezo nzagutuma n'imitekerezo ntabwo kuntu baho singenda sikuvanga kandi byo kuntu bano ntugenda ntabwo ngenda rwose none se ikibazo ndi kwibaza muri gupfa umwana icyabahuje mwebwe babiri ntago cyakabaye kigiye gutuma mutandukana kubera umwana namurekera aho yabaga niba aho yabaga umva ikibazo hano kiri umva ikibazo hano kiri papa Fisto umwana ni uko haba n'ugusura n'ibimeze yari yajeje kunyisurira muri vacances mbese agomba kuzasubira no mu rugo umwana utazaguma hese akimara kuza kunyisurira dore aramuhobagije aramwirukanyishije ubu sinzi amakuru ya Fisto ndahamagara nyina atishwi umvise naza no mu rugo munivire kazi Fisto nkabana yenda ubwo yagiye yenda aho yagiye gusura yenda ndataha nsange mu rugo ntagera mu rugo asanga naraza nahamagara nyina mumbona yatishwi ubu namaza amakuru y'umwana wanjye n'ingu ahubwo mu kimbo nakabene niryamire niturize ahubwo akandaza hehe no hejuru y'inkeke mbaza bari abana bawe ahubwo rero nzahorane nawe gutyo turi muri babana bawe nabyo kuntumaho urwa rukundo mwari mutenyera urangiye uragenda rupfa bazagenda byimenyera ntabwo ibyo bintu bose ntabwo byakunda nanjye ntabwo nzabikora ngaho ntabwo nari nzi ko urukundo mwari mufitanye rwarangira gutya gusa tu kuvuga ngo ni umwana ngo simushaka undi ngo ndamushaka ku buryo wemera kuvuga ngo umugabo asohoke mu nzu yagushakiyemo ntabwo arasobanura ko afite abana urumva ariko keza we kankubwira oya ntabwo byakunda umva se ntabwo mbyemera uko bimeze mbere na mbere mu gihe naramenya amakuru ya Fisto simenye ay'umwana wanjye ayawe ntabwo nyakeneye turi kuvuga ngo urinjira n'iki umvise ntabwo byakunda agenda aje kwinjira mu nzu kwinjira yego biremewe kuko ari mu nzu yawe tuvugana ariko mu gihe ntarana Fisto ntabwo byakunda kirakunda ndinjiramo ntabwo byakunda ndinjiramo none se ugiye mu nzu gukora iki ko twari turi kuganira tujye kurebamo utuntu ntacyo kwinjira biremewe ariko nta kintu usohokanamo
umvise mu gihe nishaka narate bisohoka n'uburenganzira bwanjye gute icyo nashaka cyose nagisohoka nabo ko nibyo nso asibyo erega ni ibyanyu mwembi ubu ntabwo bikiri bye kwinjira mu wenyine zibiremwe ariko nabwo urumva ntabwo bikiri bye wenyine ubu ikintu cyose kiri mu nzu ni ibyanyu mwese noneho we dorasigaye naninjira ku ngufu nta mwana wawe ashaka urashaka aho bagesha njye ikintu kinambabaje nuko tutazi n'ahantu umwana aherereye byibura ngo umuntu amupfe nanjye iki kibazo uravuga uti umwana arahana noneho nanakwivira no mu kazi nga ndeke byurana niryamire sibyo akandaza mbaza ibintu bitajyanye mbaza iby'abana mbaza iby'iki ambaza ngo umushahara nkwera ngo amafaranga ngo nyashyirayo n'iki kandi ubwo ntacyo aba yamburanye ibintu byerekeranye n'abagore nta mahirwe ubifitemo ntayo kubera ko ndi kubona buri we uyu nguyu ngo wari witeze ko ari we muzabana ariko ngo akaramata wabonaga atari terebye ndebera ariko noneho bibaye hajemo umwana bibaye ikibazo kandi nawe afite abana byatangiriye ku mwana niho byatangiriye ubwo uhita mureka umwana rero uhite ntabwo nari nabimubwiye ahubwo rero buriya kutabikubwira ni uko nzi ko uri umuntu mukuru kukubwira iby'abana n'undi twarabanye nta kibazo wabigiraho kuko nawe uri umubyeyi sibyo si kuba tubanye turi ababyeyi hari ikibazo numvaga ko nta kibazo rwose byatera ariko byamaze kuba kirenga ubwo urahitamo hagati y'umugore n'umwana nyine ni ukubitekerezaho nkashaka imyanzuro yabyo niko bimeze naho ubundi yasisiye uko mubona rwose yagasisira ni iwanjye sibyo nemerewe kwinjira nkabwira ni pakira utwawe ubasha gupakira ugende undekere ibyanjye sibyo nuko bimeze rero nta n'indi myanzuro reka nkubwire rero ngiye ko nama yanjye ikintu ngiye nababwira ni uko wenda icyiza ni uko wenda mutari abantu bato ngo mwagirana imvururu zindi zitandukanye ariko ikintu cya mbere ni ukumvikana hagati yanyu ikibabaje ni uko n'umwana tutazi ahantu aherereye uyu mugore rero ni wowe uzi urukundo nicyo gituma ni ukuvuga ngo umutima wanjye mfite n'ikibazo sibyo umwana wanjye yagize ihungabana ryo kubwe sibyo arataragenda sibyo sinamenya aho agiye sibyo na n'ubu sindamenya aho umwana wanjye ari numvise ubwo warangiza aho utaye uvuye mu kazi ugasanga n'undi mugore yakurushiye kurakara yakurushiye n'iki ikintu gihari ni wowe uzi urukundo ukunda uriya mugore wawe ni wowe uzi urukundo agukunda ni wowe uzi urukundo ukunda umwana wawe hagati y'urukundo ukunda umwana wawe n'uriya mugore urahitamo kimwe umwanzuro wo n'uwo arashaka kumenamo amazi umwanzuro wo uroroshye n'uwawe nta kindi reka rero dusoze narinje kurebye ariko niba ari uko bimeze by'umwanzuro n'uwawe hagati yawe n'umwana n'umugore ahitamo umwe ninjye ugomba kubikosa yego reka dusubize naho ubutaha